Ngaha turaje Nyagasani kwitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugera neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 9 gisanzwe, tariki 6 Kamena 2024. Isomo rya Mimaro ya kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa 2 umurongo wa 8 kugeza ku 15. Nkora mutima yanjye ujye wibuka Yezu Kristo wazutse mu bapfuye kandi uvuka mu bwoko bwa Dawudi nk'uko inkuru nziza namamaza ibihamya. Ni nayo mporwa ngatotezwa nkabohwa boshywa umugome. Nyamara ariko ijambo ry'Imana ntiribohwa. Nicyo gituma nihanganira byose mbigirira ab'Imana yatoye kugira ngo nabo babone umukiro uba muri Kristo Yezu, babone n'ikuzo rizahoraho iteka. Nidupfana nawe tuzabaho hamwe nawe, nituba intwari hamwe nawe tuzima ingoma hamwe nawe. Nitumwihakana nawe azatwihakana, nituramuka tubaye abahemu wazaguma kuba indahemuka kuko adashobora kwivuguruza. Jya wibutsa abandi ibyo ngibyo kandi urahirira imbere y'Imana ko ari ngombwa kwirinda kujya mu mpaka z'amahomvu zidafite icyo zimaze uretse gusa kuyobya abazumva. Ihatire guhagarara imbere y'Imana nk'umuntu w'inararibonye, nk'umukozi mwiza udakwiye kugira ipfunwe, nk'umugabuzi udahemuka w'ijambo ry'ukuri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 25. Uhoraho menyesha inzira zawe, untoze kugenda mu tuyira twawe. Uhoraho menyesha inzira zawe, untoze kugenda mu tuyira twawe. Nyobora mu kuri kwawe kandi ujye umbwiriza, kuko ariyo Mana nkesha umukiro wose. Uhoraho agwa neza kandi n'indakemwa, nicyo gituma abanyabyaha abagarura mu nzira nziza. Abiyoroshya baganisha ku butungane, abacisha make akabatoza kunyura mu nzira ye. Amayira yose y'Uhoraho n'urukundo n'ubudahemuka, akabigirira abakomera ku isezerano rye no ku mategeko ye. Ibanga ry'Uhoraho ribwirwa abamutinya, maze akamenyesha isezerano rye. Uhoraho menyesha inzira zawe, untoze kugenda mu tuyira twawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Mariko, umutwe wa 12 umurongo 28 kugeza ku 34. Muri icyo gihe umwe mu bigisha amategeko yegera Yezu aramubaza ati, itegeko riruta ayandi ni irihe? Yezu aramusubiza ati, irya mbere ni iri ngiri, tega amatwi Isiraheli, Nyagasani Imana yacu niwe Nyagasani umwe rukumbi. Urajya ukunda Nyagasani Imana n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri naryo ngiri, urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko riruta ayo yombi. Uwo mwigisha amategeko aramubwira ati, ni koko mwigisha, uvuze ukuri ko Nyagasani ari umwe rukumbi, kandi ko nta yindi Mana ibaho uretse yonyine. Kandi kuyikunda n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ibyo biruta ibitambo n'amaturo byose. Yezu yumvise ko amushubije neza, aramubwira ati, ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Nuko ntihagira utinyuka kongera kugira icyo amubaza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Amen, amen. Bayoboke b'Imana, nimugubwe neza ahangaha kuri buri munsi, uze guhava wahindutse uko Yezu ashaka, atari wowe uko ushaka, uhinduka uko Imana ishaka. Bityo ugendere mu nzira za Nyagasani. Ikinyejana cya 13 hadutse abahanga, cyane cyane Bonaventure Mutagatifu ndetse na Thomas w'Aquino Mutagatifu. Ariko reka dutinde gato kuri Thomas w'Aquino, wabayeho guhera mu mwaka w'1225 kugera mu 1274. Mutagatifu Thomas w'Aquino yagize uruhare rukomeye cyane mu buhanga yari afite, filozofiya ndetse na teolojiya. Yabashije guhuza ubuhanga ndetse no kwemera, concilier la raison et la foi. Yafashe ubuhanga bwa filozofiya ndetse n'ubwa teolojiya arabihuza. Ubwenge no kwemera, kumenya Imana nyakuri, ubwo bumenyi bugomba kumurikirwa no kwemera. La foi qui éclaire la raison, ubwenge bwawe bukamurikirwa no kwemera, nibwo uzabasha kugana Imana, nibwo uzabasha kugenda mu tuyira tw'Imana, nibwo uzabasha kumenya Imana. Nuko rero kuba waba umuhanga ariko si Imana itabizi bya bikumariye iki? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Kuba waba umuhanga ukagira amafaranga menshi,
ukiga ukagira za dogutora z'ikirenga, ukagira ubuhanga bukomeye cyane, ukagira akazi gakomeye cyane, ntacyo bimaze niba Imana itabizi. Ntacyo bimaze niba ubwo buhanga bwawe utabushyira au service de l'église, au service de Dieu, au service du peuple de Dieu. Ntacyo byaba bikumariye rero n'ubwo buhanga bwawe budakoreshwa mu kubanira abandi neza, budakoreshwa mu kumenya Imana. Niba ubwenge bwawe, niba amafaranga yawe, niba ubutunzi bwawe bukwegereza Imana, ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Niba ibyawe bizwi n'Imana, iturize. Niba umugenga w'ibyawe ari Imana, iturize. Niba ubukungu bwawe, ibyo utunze, ubwenge bwawe buzwi n'Imana, iturize. Ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Ngiye ingingo remezo tujye kuzirikanaho hamwe n'amasomo y'uyu munsi, kuba hafi y'Imana, kutaba kure y'Imana. Bityo ibyo ufite, ibyo uzi, ubwenge bwawe we buzwi n'Imana, ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Wongere nebe uyu munsi amasomo gutambukeho, wongere wirebe niba utari kure y'Imana, niba ubwenge bwawe butarakujyanye kure y'Imana. Ese uracyari hafi y'Imana? Ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Isomo rya mbere twazirikanye riratwibutsa intwaro tugomba kwitwaza igihe dushakashaka Imana: ubudahemuka, kuba hafi y'Imana. Ubwo Pawulo mutagatifu yibutsa Timote imyitwarire agomba kugira ategura ijuru, imyitwarire agomba kugira aba hafi y'Imana, byose bishingiye ku rupfu n'izuka bya Kristo. Kristo wapfuye ariko akazuka. Ati dore ijambo rikwiye kwizerwa: nidupfana nawe tuzabaho hamwe nawe, nituba intwari hamwe nawe tuzima ingoma hamwe nawe, nitumwihakana azatwihakana, nituramuka tubaye abahemu wazakomeza kuba indahemuka kuko adashobora kwivuguruza. Amen, amen, amen. Nguko gukomeza kuba indahemuka ni ukuvugira Imana. Ni bwa buhanga, bwa bwenge ufite bugakorera Imana. Bityo umutwe wawe ntukajye uvuguruza umutima wawe, bityo umubiri wawe ntukajye uvuguruza roho, ubwenge bwawe ntibukavuguruza ukwemera. Ntuzamure abandi banyabwenge bahakana Imana. Ngiye na Zaburi uyu munsi itwibutsa kugendera mu nzira z'Imana. Uhoraho umenyesha inzira zawe, unoze kugendera mu tuyira twawe. Amen. Liaison entre la science et la foi. Guhuza ubumenyi ufite, ubwenge ufite, ukabuhuza n'ukwemera. Umuhanga nyine nusenga, umuhanga numenya wamuhaye ubuhanga. Guhuza umubiri na roho, cyo gihe nubishobora, ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Twumvise mu Ivanjiri uyu munsi Yesu nawe aturarikira icyaduhesha kuba hamwe nawe, ni ukumenya amategeko y'Imana, atari gukarime gusa, ahubwo no kuyakurikiza, kuyandika mu mutima amagambo y'Imana, bityo tukabana n'Imana. Ntacyo bimaze rero kuba wamenya amategeko, kumenya kuyatondagura neza, ariko Imana itabizi. Ubuzima bwanjye bukaba bumurikiwe n'Imana n'ukwemera. Reka muri Ivanjiri tuzirikana ibintu bibiri bikomeye cyane. Isengesho Abisiraheli bavugaga mu gitondo ndetse na nimugoroba ryitwa Shema Israel. Écoute Israel, tega amatwi Isiraheli. Iryo sengesho rero ni nkaho yari imune yabo, igisingizo, ntabwo barikuraga mu kanwa, kugira ngo bagaragaze ubuhangange bw'Imana, nk'uko tubisanga mu gitabo kivugura amategeko umutwe wa 6 umurongo wa 4. Tega amatwi Isiraheli. Kumva ko Imana ari yo yonyine, Imana imwe rukumbi. Kigaragaza ko dukunda Imana nuko dukunda na mugenzi wacu. Ngiye rya tegeko ry'urukundo, itegeko rikuru ry'ubwami bw'Imana, itegeko ry'urukundo ribumbiye mu mategeko abiri: gukunda Imana na mugenzi wacu. Tega amatwi Isiraheli. Ngira isengesho nawe ugomba guhoza ku mutima, mu mutwe, buri gihe ukarifata mutwe. Tega amatwi, kwicara ugatuza, kumva Imana, kumva icyo Imana ivuga, kumva icyo Imana ivuga kuri wowe. Ubwo akenshi tubwira Imana, ariko ntitureke Imana ngo nayo igira uburyo idutangira ubuhamya. Na nicyo cya kabiri nshaka kugarukaho muri Ivanjiri: gushimwa na Yezu, kureka Yezu nawe akagira icyo akuvugaho. Akenshi dukunze kumva mu Ivanjiri abigisha amategeko n'abafarisayo baje gutega Yezu imitego. Turumva rero uyu mwigisha amategeko aje kubaza Yezu itegeko rikuru ry'ubwami bw'Imana. Nuko
Yezu yamara kumusubiramo amategeko agomba kubahiriza, nawe akongera akayasubiramo. Nuko Yezu birangira amubonye, birangira amumenye, birangira Yezu agize uburyo amubona neza, amuvuze neza, kumenywa kuvugwa na Yezu ati ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Ibi bishatse kuvuga ko Yezu yabonye ko amategeko ayazi yayafashe mu mutwe ariko no mu mutima, kuyavuga ariko no kuyakurikiza. Nibwo Yezu koko amutanze ubuhamya, amushyiriho kavi ka Yesu ati ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Amen. Nawe rero ntugashake ko abantu ari bo bagushima kubera uko ugenda wibombaritse, kubera uko ugenda uvuga neza, akarimi karyohereye, utugambo dusize umunyu. Ntabwo icyo gihagije, ahubwo kumenywa n'Imana. Ibyo ukora byose Imana ikabira bizi. Nawe Nyagasani akubwira ati ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Uyu mwigisha amategeko atangiye ubuhamya na Yezu aratwibutsa ko abantu bose b'abahanga atari abapinga Imana, abantu bose bize atari abapinga Imana. Abantu bize, abahanga, abantu bakomeye, harimo abayoboka Imana, bakicarana n'Imana, bakumva ko ibyo bafite babikura ku Mana, bakumva ko ubuhanga bafite babukura ku Mana. Ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Yobu umutwe wa 28 umurongo wa 28 hatwibutsa ubuhanga nyakuri no gushakashaka Imana. Bihinire mu magambo abiri yitwa ngo la sagesse c'est fuir le péché et chercher Dieu. Ubuhanga no guhunga icyaha no gushakashaka Imana. Aho ngaho nyine ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Icyaha kitujyana kure y'Imana, icyaha gituma tutongera kubona Imana, icyaha gituma tutongera gukurikiza amategeko y'Imana, icyaha gituma twangana, icyaha gitubamo urwangano, urukundo rukaba rurazimiye. Kandi tuzirikana ko ahari urukundo Imana ibihari, n'ikinyuranyo kirashoboka. Ahari urwango aho haba habuze Imana. Rero wongera urebe niba nta cyaha ufite kiri kugutandukanya n'Imana, kiri kukujyana kure y'Imana. Yezu ashobora kukubwira ati ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Komeza ubyibazeho. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusore n'umukobwa w'abakristu bariganaga muri kaminuza. Noneho umusore akumva nta wundi azashaka usibye wa mukobwa, kubera ko yabonaga asenga, akabona afite n'ubwenge. Mbese uyu musore avuga ati nta wundi azashaka usibye uriya mukobwa. Nuko wa musore yajya kubikoza wa mukobwa akamushibura ati oya, ntabwo nge nzashaka. Umusore neza biramucanga. Nuko igihe kiza kugera barangije kwiga kaminuza, wa musore yibaza ukuntu azabana na wa mukobwa. Agahora afite ubwoba ko abandi basore bazamutwara. Atumiza kuri wa mukobwa ngo yari afite igitekerezo cy'uko atifuza ko hari uzamutwara, kubera ko yamubonaga ari umukobwa mwiza, usenga, uzi ubwenge, witwara neza. Nuko wa musore afata umugambi ko agiye kwishingira, hanyuma akazaba agarukira Imana nyuma, aho kugira ngo uriya mukobwa mucike. Nuko umunsi umwe aza gutumiza wa mukobwa, amubwira ko yarwaye, ngo aze kumusura. Wa mukobwa ajya kumusura. Agezeyo wa musore aramufata, aramuboha, aramuzingazinga kugira ngo wa mukobwa atazamucika, ashaka kumufata ku ngufu. Nuko wa mukobwa nyuma yuko bamuzingazinze, afata akandiko akandikira wa musore, amwandikiraho ibyo agomba gusoma mbere yuko amufata ku ngufu. Dore ko amubuzaga ati nyaboneka ntumfate, ntabwo nzashaka. Nuko wa musore ibyo ntiyabyumva, kuko yumvaga ko uyu mukobwa ari amayeri yo kugira ngo amucike, yo kugira ngo batazabana. Ubwo yari afite umugambi ko bahita babana umwanya, bahita bishingira, nyuma bakazagarukira Imana. Nuko wa musore arangije gufata wa mukobwa ku ngufu, aba aribwo yasoma ka gapapuro. Ngaho nawe tekereza ibyari biriho. Nuko wa mukobwa aramubwira ati umva, ngiye kubera urukundo nkunda Imana, kubera ko nubaha Imana, nafashe icyemezo cy'uko ntazashaka kubwo iki kibazo gikomeye nagize mu buzima. Nanduye imitezi, nandura agakoko gatera sida, nandura indwara nyinshi cyane. Mfata icyemezo cy'uko nubwo hari ingeso nanyuzemo zo kwiyandavuza, mfata icyemezo ko ntazigera nshaka, hato ntazagira undi nanduza. Nuko rero ubuzima bwanjye bukaba ari bwo gusaba Imana imbabazi,
igihe cyose aba asigaje ku isi. Rero niyo mpamvu nashatse ko dutabana hato ntazakwanduza. Nuko wa musore arangije gusoma ka gapapuro neza neza abura aho yarigitira, yibaza uko agiye kubigenza, yongera atekereza uburyo imigambi yose yari afite yuko azagarukira Imana nyuma amaze kwishingira. Ikibazo kikagera giti ninde uri mukuri, ari uyu mukobwa ari uyu musore? Wa musore rero nyuma y'akababaro n'agahinda ngaho fora uko byarangiye, ese bakomeje kubana? Ubuzima bw'uwo musore bwabaye bwo guhitira nyine mu bitaro kujya kwivuza, kuko yaramaze nyine kwandura za ndwara wa mukobwa yari yamurangiye ko yifuza kutazamwanduza. Aho gushinga urugo ahubwo ashinga ibitaro, guhora mu bitaro kujya kwivuza. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Aha nguko wowe nanjye akenshi dushaka guhunga Imana tugakururwa n'ibyifuzo by'umubiri wacu, ati ndabanza nishingire nyuma nzagarukira Imana, ndabanza nkora icyaha nyuma nzagarukira Imana. Ugasanga hafi ubuzima bwacu dushaka kubujyana uko dushaka aho kugira ngo tuwujyane uko Imana ishaka. Ubwenge bwacu bukadukurura tukaza kwibagirwa umutima, ukwemera shwi, roho ikaba yagiye kera ngo ndabanza nishingire hanyuma ngarukira Imana. Nguko akenshi tujya tudohoka tukagira ngo n'Imana yabihaye umugisha yabyemeye, tukagira ngo n'Imana iri gushaka gutwemera kubanza gukora icyaha ngo nyuma tuzayigarukire. Ubwo ntabwo ari ubuhanga, mvuze ko ari ubucucu sinaba nkabije cyane, kuko nyine ubucucu l'essence, igicucu muri Bibiliya ni ukora icyaha. Umuntu wese uri gucumura aba ari kujya kure y'Imana, kandi umuntu wese uri kure y'Imana burya nta bwenge aba agifite, nta mutima aba agifite, aba yagiye kure y'Imana. Nawe wongere urebe niba nta ruhushya ujya wiha, ati Nyagasani uburetse gato mbanze nkora iki ngiki nyuma nzongera ngaruki wawe. Nguko uko wowe nanjye dushobora gutondeka ibyo dukenera Imana tukayishyira inyuma, ati Nyagasani nzakora ibi hanyuma, nzagaruka hanyuma. Kandi koko Nyagasani agutegereje amanywa n'ijoro kugira ngo aguhindure uko ashaka. Wowe rero nanjye tukajya kure tukajya kwandavura, tukazagaruka tuzaniye Nyagasani imibore, ibisigare, imyavu, imyanda, ngo tuje kugarukira Imana. Umuyoboke w'Imana, Imana yitondeka ku mwanya wa kangahe? Wasaga nabanza kuyegeza inyuma ukazayigarukaho nyuma, ati Nyagasani umpaye uruhushya mbanze nkore kino cyaha. Nyagasani koko urabona ko nta kundi ntabigenza. Nyagasani urabona ko uriya musore ashobora kuzancika, uriya mukobwa ashobora kuzancika, uriya mugabo azancika, uriya mugore azancika, kiriya kintu kizancika, umpaye uruhushya mbanze ngikore. Ugasanga Imana turayimanipira, ugasanga Imana turayishyira ku biganza byacu, turayihata ngo duhatirira n'ibijumba. Imana tuyikoresha ibyo dushatse. Kandi Nyagasani atubwira ati tega amatwi Isiraheli, tega amatwi. Imana aba ari uzajya ubanza hejuru ya byose, Imana isumba byose, Imana iruta byose. Ngiyo ya Mana ugomba gukunda kurusha ibindi byose, hanyuma ugakunda mugenzi wawe. Nugenza utyo ntabwo uzaba uri kure y'ingoma y'Imana. Mutagatifu Agustini amaze kugarukira Imana atangira yicuza ati Nyagasani Mana, iyo ngiza kumenya kare kose nagushakiye hose, ngenda hirya hose ngiye kugushaka sinakubona. Iyo ngiza kumenya kare kose ko uri mu mutima wanjye, nagusize iwanjye, nagiye kure gusigi wanjye, wari uri kumwe nanjye ntabizi, wari uri kumwe nanjye nge ntari kumwe nawe. Amen. Nawe rero wongere urebe niba Imana mutari kumwe ariko wowe utari kumwe n'Imana, kubera amategeko y'Imana urayazi, kubera ubwenge urabufite, ntacyo ubuze, ariko uri kure y'Imana. Ubuzima bw'umukristo bwa buri munsi no kugarukira Imana. Tugomba kubagarukira Imana buri munsi kugira ngo ineza y'Imana iduhoreho. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.